Bene data bakundwa aho muherereye mpande enye z'isi n'ubundi nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Reka mbonereho n'umwanya wo kwifuriza abagabo twese umunsi mwiza w'abagabo, ndetse n'abasore n'inkumi n'ababyeyi b'abamama bajya bahagarara mu cyimbo cy'abagabo kugira ngo buri muntu wese mu mwanya we Imana imukomeze kandi imuhumugisha. Ariko by'umwihariko abagabo mugire umunsi mwiza. Ubushize twaganiriye ku magambo akoreshwa aturutse mu ijambo ry'icyongereza bita the attribute of God, kugira ngo dushobore kongera ubusobanuro mu bintu bigaragaza Imana. Uyu munsi rero nashatse ko twongeraho ayandi magambo ariko dukoresheje amazina y'Imana. Insanganyamatsiko nayise kurushaho kumenya amazina y'Imana. Mu cyongereza bavuga ngo ni dipping deeper into the knowledge of the names of God. Ubwo rero hakoreshwa amazina menshi, ndavuga amwe muyo dushobora kuganiraho uyu munsi, ubundi tuzakomeza. Kandi nongere nibutse ko kuva igihe twatangiriye amagambo menshi twagiye tuganira uhereye kuri video ya mbere kugeza kuri uyu munsi, yose agenda azenguruka mu bigendanye no kumenya Imana, kuko n'ubundi umutwe w'amagambo twari twaratangiye avuga ngo abazi Imana yabo. Ikindi nanone nifuje kuvuga, ntimurambirwe cyane n'amaverise, niyo mpamvu uzajya ndigira bigufiya. Ubu turimo twiga, igihe cyo kubwiriza yenda kizagera aho kigere, ariko ahangaha tugenda twiga. Kandi iyo umuntu mwiga murabizi kuko ni ukugenda buhoro, kugira ngo abihuta mugendane n'abagenda buhoro nabo mugendane. Imana yo mu ijuru rero ikomeze kudufasha kugira ngo kuri uyu munsi mwiza twongere gusobanukirwa no gukunda ijambo ry'Imana, ndetse no gukunda Imana no gusobanukirwa amazina menshi bayita. Ntago ndi bubatindire, reka turebe ijambo cyangwa se izina rya mbere rikoreshwa. Nta kintu nakurikije ku ruhande ryo kuvuga urutonde, ariko uko umuntu agenda bisoma n'ukuntu bigenda biza niko bigiye bikurikiranye, ariko ni amazina y'Imana. Ikindi nakongeraho, muri cya gihe cyo gusenga, muri cya gihe cyo kuhimbaza Imana, muri cya gihe cyo kuvuga Imana, muri cya gihe umuntu aba ashaka kugirana ubusabane n'Imana, abi nabyo byadufasha kongera kubwira Imana uko yitwa, kongera kuyibutsa, kongera kwibwira, kongera kuyishyira hejuru. Aha naho ni bimwe mu byo tuzajya twifashisha igihe umuntu azaba ari guhamagara izina ry'Imana ishobora byose. Irya mbere rikunze gukoreshwa ni El Shaddai, rikaba riboneka inshuro 7 muri Bibiliya. Iryo zina rikaba risobanura ngo ishobora byose. Tukaba twabona iryo zina mu Itangiriro 17 umurongo wa mbere. Irya kabiri ni Eli Elion, bisobanura ngo ni Imana isumba byose. Ni ijambo cyangwa se izina riboneka inshuro 28 muri Bibiliya, inshuro 19 zikaba ziboneka muri Zaburi, aho twarisoma mu Itangiriro 14 umurongo wa 18. Abandi bakoresha izina rivuga ngo Adonai, riboneka inshuro 434 muri Bibiliya, inshuro 200 muri Ezekieli, n'inshuro 11 muri Danieli ibice 9. Rikaba ryarakoreshejwe mbere mu Itangiriro ibice 15 umurongo wa 2. Rikaba risobanura ngo Mwami Uwiteka, Mwami Uwiteka. Irya kane ni ijambo rikunze gukoreshwa cyane, ryitwa Yahweh cyangwa Yehova, risobanura ngo Uwiteka Imana. Iri ngiri akenshi abantu benshi basenga niyo bakunda gutangiza, ariko byose uko Imana igushoboje, uko Imana ikuyoboye, ariko abantu benshi uzumva bakunze gutangira ngo Uwiteka Imana. Ni Yahweh, ni Yehova, niryo zina ryakoreshejwe cyane cyangwa se rikunda gukoreshwa cyane muri Bibiliya kuruta yandi mazina, kuko riboneka inshuro 6519 rigenda rigaruka. Aho ryakoresheje bwa mbere ni mu Itangiriro ibice 2
umurongo wa 4. Izina rya gatanu ni izina rivuga ngo Yehova Nisi. Yehova Nisi bisobanura ngo ni Imana murengezi wanjye, akaba ari Imana iturwanirira, akaba ari Imana mutabazi wacu, ingabo inkingira, igitangaza cyanjye. Riboneka mu Kuva 17 umurongo wa 15. Irya gatandatu ni izina ritamenyerewe cyane, rivuga ngo Yehova Rawa, Imana mungeri wanjye. Turibona muri Zaburi ya 23. Ntabwo abantu bakunze kurikoresha cyane, ariko usomye 23 uraribona kuko ayo mazina ni amazina akoreshwa cyane mu ndimi zitari ikinyarwanda, niyo mpamvu ahari akenshi amwe atamenyerewe. Irya karindwi ni Jehova Shama, Imana iriho cyangwa se Imana irahari. Jehova Shama, Imana iriho, riboneka naryo inshuro imwe muri Ezekiyeli 48 umurongo wa 35. Abandi basobanura cyangwa se bavuga ko havuga ngo Uwiteka niho ari. Noneho izina rya 8 ni Yehova Tsikenu. Bikaba bivuga ngo ni Uwiteka gukiranuka kwacu. Yehova Tsikenu, Uwiteka gukiranuka kwacu. Riboneka inshuro ebyiri, ahambere akaba ari muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 6. Irya 9 ari naryo hari tuba duhagarariyeho uyu munsi, naryo ntabwo risa naho ritamenyerewe cyane, rivuga ngo Yehova Meko di Shekemu. Yehova Meko di Shekemu biravuga ngo ni Uwiteka utweza, ni Uwiteka unkuraho gukiranuka kwanjye. Riboneka inshuro ebyiri, ahambere akaba ari mu Kuva 31 no mu Balewi 20 umurongo wa 8. Mu Balewi 20 umurongo wa 8. Rero nabo mpagarariye ahangaha uyu munsi kugira ngo tube tugarukiye ahangaha kuri aya mazina agaragaza Imana. Twabonyereza tribute cyangwa se imiterere, ariko aya ni amazina akoreshwa muri Bibiliya. Nkuko nabivuze mbere, ni amazina ashobora kudufasha igihe turimo dusenga, igihe turimo twafashe wa mwanya turi kugenda dusatira kubona amagambo amwe menshi dushobora gukoresha igihe umuntu ashaka nko gusenga ya masaha 3, iminota 20, isaha 2, isaha 1, iminota 20, iminota 50. Ibi byose ni ibyadufasha, kandi tukajya twongera tukafata akanya ko gusoma iriya mirongo, tukayisoma tukakora n'ubushakashatsi, tukamenya iyi Mana twakurikiye ariyo, n'ukuntu twajya tuyivuga, n'ukuntu twajya tuyitazira, n'ukuntu twajya tuyisobanura, kuko ari Imana y'inyambabazi. Reka rero dufata akanya gatoya dusenge, hanyuma tuzakomeza Imana uko izadushoboza. Uwiteka Imana, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, turi imbere y'amaso yawe. Turagushimiye ko wongeye kuduha umwanya mwiza wo kuboneka imbere yawe kugira ngo tuganire ibyawe. Tuzi neza kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana itubabarira ibyaha byacu, ikadukiza ndetse n'indwara zitumugaza. Aya nta mazina akunze gukoreshwa, turakwinginze ngo uyagire ay'ingirakamaro mu buzima bwacu. Kandi uko tuvuze izina ryawe, ijambo ryawe riratubwira ngo uvuga izina ryawe vome datunganye. Turagushimiye rero kuko ukicaye ku ntebe y'imbabazi kandi witeguye kwakira buri umwe uje gusanga. Ngaho hereza umugisha umuntu wese n'ubundi uzakomeza kumva areba iyi video, uhereza umugisha Mwami wanjye umutima wose uzumvira ijambo ryawe, kandi imbaraga z'Imana zikomeze kubana natwe. Ndabizi neza ko turi mu bihe bigoye, ariko ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubushobozi, ijambo ryawe rifite kurengera, ijambo ryawe rifite gutabara. Ntabwo twatandukana tudasenze kugira ngo muri iki gihe gikomeye wongere
kutwigaragariza, abarwayi ubakize, ababuze ababo bakomeze, abari mu ntambara n'ibibazo bitandukanye ubabere ingabo ibakingira, ubabere umutabazi, ubare igisubizo, kuko uri byose kuba gufite. Cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.